Bayikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ubumenyi ukeneye kuri incubator kuva ku gikoresho cya mbere kugeza zituraze inkoko za mbere. Nabahikaze cyitwa Mr Sam. Nibutarakora subscribe hano kuri Mukire TV, urumwanya uko wakora subscribe. Beta ni igikoresho cyiza cyane. Reka turebe hamwe ubumenyi ibintu hafi ya byose kuva ku kantu ka mbere kagize incubator kugeza ku munsi wa 21 inkoko za mbere zibonetse. Yes, ibyo nibyo bintu tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Ukande like kandi video ni wumva wayikunze uyisharinge inshuti zawe. Homemade incubator ni inzira nziza cyane, cyangwa se uburyo wakoresha incubator iwawe mu rugo ukabasha kuba wazamura ubworozi bwawe. Incubator ni nziza, igufasha kuba wagabanya igiciro cyo kuba wajya kugura inkoko zihenze. Yes, mu gihe cyo kujya kugura za nkoko zihenze ku nganda zigira za incubator, nawe ukajya ubyikorera ku magi yawe ukivukishiriza inkoko zawe. Ubundi nawe iyo nyungu yose wari kujya gutanga ukajya uyibika ku mufuka wawe. Yes, biguha ubwigenge mu musaruro. Rero iyo ufite incubator ni wowe ubasha kuba wakora bije, ukavuga uti uyu munsi niba ndi kubona abakiriya, wenda tuvuge ni urugero, niba worora inkoko z'inyama ukavuga uti mu kwezi gutaha mfite abakiriya bizo nkoko, ugashyiramo amagi uri gutagetinga isoko ryawe. Hano ni wowe uba uri boss wa company yawe cyangwa se w'ibikorwa byawe, kuko ibintu byose bijyanye n'igihe uzabonera inkoko ntabyo kuvuga ngo wenda ngo company yagutengushye ngo zabuze. Ahangaha ni wowe uzajya ubyikorera 5 kuri 5. Ikindi bigufasha kuba wakongera umubare w'inkoko mu gihe gito. Yes, ka incubator mu kimbo cyo kuba wajya gufata inkoko imwe ngo ujye kuyiha amagi usange biri kwanga hamwe abaye amahuri, ariko incubator yo ubwayo ihita igufasha kuvukisha amagi yawe. Ugasanga niba ufite incubator ituraga amagi 50, buri nyuma y'iminsi 21 uri kubona izo nkoko zawe, cyangwa se nibituraga amagi 100, buri nyuma y'iminsi 21 uri kubona izo nkoko zawe 100. Ibyo ni ibintu byiza kandi byumvikana. Hano uba uri manager w'ibikorwa byawe, nyine ni wowe uba uri kubikontorora 5 kuri 5 iyo ufite ka incubator. Ibikoresho rero bikoreshwa muri incubator kugira ngo kuva ku gikoresho cya mbere uzakenera kugeza ku munsi wa 21 inkoko ya mbere ibonetse, nkuko natangiye video mbibabwira nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Yes, igikoresho cya mbere rero ubusanga hari kava nyine igice cy'inyuma, sometime ubusanga rimwe na rimwe usanga bamwe babikora mu mbaho bakoresha muba, abakoresha ibyuma, it depend. Hari n'abazikora mu bikarito. Icy'ingenzi nuko uzabona inkoko, icy'ingenzi ni umusaruro. Hari n'abafata ibikarito bisanzwe bakabasha kuba babikoramo incubator. Icy'ingenzi ni umusaruro, icy'ingenzi ntabwo ari imashini, ariko icy'ingenzi ni umusaruro, icy'ingenzi ntabwo ari byo imashini ikozemo. Yes, hanyuma rero izo dukora nkuko ugenda uzibona mu mafoto yatambutse, izo ngizo ugenda ubona hano kuri Mukire TV nizo twebwe dukora. Hanyuma iyo cover y'inyuma rero iyo imaze kuba yaboneka, abazigaye gutekereza ku kintu kijyanye n'ubushyuhe, kuko kugira ngo igi rivuke nyine rikenera dogere y'ubushyuhe runaka. Ayo niyo matara atanga ubushyuhe, ayo matara nayo turayagira. Ayo matara rero atanga ubushyuhe akenshi hari igihe usanga akunze kuba afite wate 100. Ayo matara turayagira, rimwe tuyigurisha 10,000, hari indi yo tugurisha 5,000 bitewe n'ubwoko bwaryo cyangwa se n'ubwoko bwa incubator. Ikindi kintu ugomba guhita utekerezaho mu buryo bwo kurinda ubwo bushyuhe nyine bwo kubukontorora, ariho usanga hakenerwa akitwa thermostat cyangwa se thermometer, kabasha kuba kagufasha kugenzura ubwo bushyuhe. Niba itaritanga wati 100, ubwo bushyuhe uzajya umenya ngo bwazamutse, bwagabanutse, burakenewe cyangwa se ntibukenewe. Ibyo byose nabyo ni ibintu uba ukwiriye guhita umenya nyine muri incubator. Ikindi kintu ugomba kumenya
hygrometer, ibyo byose bipima ubuhehere, ubushyuhe ndetse n'uburyo bwo kubasha kuba wagenzura niba ubushyuhe bwawe buhora muri incubator. Ariyo ino cover y'inyuma rero iba igize incubator igufasha kuba yakipinga ubwo bushyuhe nyine bukaguma mu magi kandi ku kigero gikwiriye. Hanyuma rero incubator ntabwo yabura icyitwa ventilation system cyangwa se uburyo bwo guhumeka umwuka mwiza, umwuka wa oxygen, umuyaga ukajya ubasha kuba wakwinjiramo nyine ntibibe nk'ibintu byo guteka amagi. Ushobora kuyakiramo ubushyuhe bwaba bwinshi cyane ukamera nk'aho yatetse inkoko ntizizavuke. Hagomba kubaho akantu kajyanye n'umuyaga nyine, ibyo bita ventilation system, hakajya hageramo umwuka nyine ukabasha kuba waringaniza bwa bushyuhe neza cyane. Intambwe ya gatatu rero ni ugutegura neza ibijyanye n'amagi uzashyira muri incubator yawe. Amagi uyategura ariko iyo incubator yuzuye nyine. Iyo itaruzura hari ibindi bintu uba ugikwiriye gutekerezaho nk'ibijyanye n'amatray. Hari amatray ajya muri incubator nyine ushyiraho amagi, hakajyamo moteri nayo igufasha gutaninga amagi. Ibyo nabyo ni ibintu uba ukwiriye guhita utangira gutekerezaho nyuma y'ibyo tumaze kurebera hamwe bya ventilation system. Ibyo byose ukabasha kuba wabikusanya neza. Ahanga nyine turi kurebera hamwe in deep ibintu biba bigize incubator kugira ngo inkoko ya mbere iboneke. Uburyo umwuka mubi uzajya usohoka muri incubator mu gihe wabashije kuzamo nyine, kaba hari uburyo carbon dioxide cyangwa se umwuka mubi ubasha kuba wasohoka. Hanyuma ibikoresho by'amashanyarazi ushyira muri incubator rero cyangwa se muri ya cover y'inyuma wabashije kuba wakubaka, harimo nk'icyitwa controller. Amatara atanga ubushyuhe byo twabirebeye hamwe. Hanyuma n'uburyo ubasha kuba wasetinga agakoresho kagufasha gusetinga ubushyuhe, ukamenya ngo ubushyuhe akenshi buba buri kuri dogere 37, ukamenya ngo wabusetinze ahangaha. Ikindi niba bwiyongereye hari uburyo bwo kuyikupa. Hakaba hari agakoresho kagufasha kubukupa cyangwa se kagufasha kumenya ngo ubushyuhe bwiyongereye ugahita ubugabanya. Ibyo byose ari nayo mpamvu nyine hakenerwa akantu k'amazi. Muri incubator uzajya ubona hakenewemo agakoresho dushyiramo amazi gafasha mu gutanga ubushyuhe, ariho usanga hari akitwa ka humidifier. Gafata ayo mazi nyine kakayahinduramo umwuka ukonje ugenda muri incubator, ukabasha kuba waringaniza bwa bushyuhe buri mu magi yawe. Ibyo byose ni ibintu uba ukwiriye kumenya neza cyane. Intambwe ya gatatu rero ubwo ni uburyo bwo gushyiramo ubuhehere, ariho hakenerwa iyo ngiyo bita humidifier. Hanyuma ikindi akaba ari ugucunga amagi rero, akaba ariyo ntambwe ya gatanu. Ucunga amagi gute rero? Egg in incubator management. Iyo umaze kuyashyiramo, tumaze kurebera hamwe ibyo bintu byose bijyanye n'ibikoresho, uburyo bikora, za humidifier, za thermometer, ibyo byose. Hanyuma amagi uyashyize mu dutray. Umaze kuyashyira mu dutray, igisigaye ni ugucunga neza ndetse ni ugukora inspection cyangwa se ubugenzuzi bwawe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 18. Ni uburyo bwo guhindura amagi. Niba ari mashini ya manuel, ukamenya ngo nyuma y'amasaha 5 cyangwa se inshuro 3, hagati y'inshuro 2 n'3 ku munsi uzajya ugenda uhindure amagi. Niba ari mashini ya automatic izajya ibyihindurira, yo izajya yihindura ubwayo. Niba ari ya manuel, wowe uzajya ugenda uhindure ayo magi. Mu minsi 18 ya mbere nibyo bita incubation period. Turning, amagi aba arimo yihindura nyine, arimo urusoro rurimo rurakura. Urusoro rwo mwigi imbere ruba rurimo rurakura nyine, ari rwo ruvamo umushwi. Yes, niba wayasizemo rero ku munsi wa mbere,
hagati y'umunsi wa 7 n'umunsi wa 10 babyita candling time. Ubu ni uburyo ubasha kuba wareba niba amagi ari amahuri cyangwa se atari amahuri. Iyo iminsi imaze kuba hagati y'7 n'10 hari imashini zigufasha kuba za separating ngo zimenye niba hari amagi wakoreshejemo atameze neza. Niyo mpamvu ari byiza gukoresha amagi meza muri incubator yawe. Naho ubundi iyo amagi atameze neza hagati y'umunsi wa 7 n'umunsi wa 10 imashini ibasha kuba yatangira gutandukanya amagi azavamo inkoko n'amagi atazavamo inkoko, aribyo bita egg candling. Ku munsi wa 19 no 21 rero iki ni igihe inkoko ziba zatangiye kuvuka. Hangaha nyine ubuhehere ushobora kuba wabwongera inkoko zitangire kuvuka zimeze neza, ariko iyo zimaze kuvuka nyine uzishyira ahantu hashyushye zigatangira kumuka kuko ziva mu igi zisa naho zitose. Yes, ubuhehere rero buba bukenewe muri iyi minsi hagati y'umunsi wa 18 na 19 ziba zatangiye kuvuka. Ubu ukwiriye kujya uzigenzura 5 kuri 5, ubundi ubushyuhe iyo umaze kubwongera zimaze kuvuka nabwo buzifasha kumuka neza cyane. Hanyuma ku munsi wa 21 rero babyita hatching. Hano noneho ziba ziri kuvuka ziri kuva mu bishishwa by'amagi, ubundi utangira kuzifata ukazishyira ahantu hashyushye zikumuka zikamera neza cyane. Ugatangira gutekereza ibintu bijyanye n'urukingo, uburyo uzazikingira. Ibyo bintu nagiye babwira ko inkingo nazo tuzigira iyo ushaka kuzikingira. Urukingo urukeneye narwo twarukugurisha, ubundi nawe ukagira inkoko nziza kandi zifite karite yo hejuru cyane. Ubu hano rero tugeze mu bijyanye no kuzikingira ubwo inkoko ya mbere yabonetse. Nkuko natangiye video mbabwira nti kuva ku gikoresho cya mbere kigize incubator kugeza inkoko ya mbere ibonetse, ubu ngubu yabonetse. Iyi video ndagira ngo uyumve neza 5 kuri 5, wumve ibikoresho bigenerwa, ibintu byose irimo amakuru menshi ukeneye kumenya kuri incubator, by'umwihariko niba udasanzwe uyiziho amakuru menshi. Ubundi ikindi kibazo cyose wagira utwandikire muri comments, kandi subscribe rero batarekura, ukore like, igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi ukeneye incubator nyine uhite unyandikira cyangwa se umpamagare kuri nimero 0789 832 8 ngirirwa bihita sa nk'ibisanzwe.